nyine urumva ugize ngo zari se iki Ako umuntu azi producer neza. Deje rwose ngenda umuhanga nateza imbere urabona ko ndi igitsina gabo gifite imbaraga ejo saa sita ugaruka no kubivugana ariko muzamakaza rwose wowe icyo kintu numara kugitekerezaho ukabona ako se ko wari warabuze nawe waje muri televiziyo asa mwana telefone biragaragara kuri weho se ko uri umuhanga na kera cyose wadushaka dore n'ikizami cyanditse warandushije usibye ko nanze gusiba ariko none nzi ko aka kazi ari aka nakawe nawe urabyiyumva ariko hari igihe nshobora kukuruta Ako umuntu azi producer neza. yego ningere manzi crispy cyane kibazo okay rero nshingiye ku nyandiko watanze ku bizamini wakoze n'amanota wagize amanota meza ariko nyuma y'ibyo nta kindi kintu wakongeraho ubona wateza imbere muri kampani yacu. Deje rwose ngenda umuhanga nateza imbere urabona ko ndi igitsina gabo gifite imbaraga mungiriye icyizere mukamakazi nateza kampani yanyu izaba yahindutse iyacu imbere. Igitsina gabo igitsina gabo uri umusore uri umugabo igitsina gabo ntabwo ndi kubisobanukirwa. ndacyari umusore egeze hino intebe ntabwo ndimo kumva neza. nigeze intebe none se kumva nta kindi kintu wakora ku buryo waba umuntu ukomeye muri kampani yacu. none se nawe umuntu ukomeye atari ku mwanya na apurayinzeho ako nawe hari ikintu kimwe ushobora gukora ugahita uba umuyobozi ukomeye atekerezeho nyine nta kibazo. Deje rero rwose ndi umuhanga ikintu cyose cyerekeranye n'akazi najya nyikora neza amasaha nkayubahiriza. ndabyumva umuhanga tekereza ikintu kimwe cyonyine uri bukore uri umuhanga amanota ni meza ibintu wize ni neza ariko ikintu kimwe cyonyine kibubashe gutuma nyine urabona ubwo wowe urumva bitekereza ariko se iki nyuma y'akazi rwose ariko se ubundi ni nk'iki nakora kiri nyuma y'akazi akazi nzagakora neza. okay nari genda ubitekerezeho ejo saa sita ugaruka no kubivugana ariko muzamakazi rwose wowe icyo kintu numara kugitekerezaho ukabona uzagishobora ejo uze tuvugane saa sita ubu ngeze hano kuri biro saa sita ejo. yego ako Deje muzambabarire mu makazi icyo kintu nugitekerezaho wowe ukumva uzakibasha nzakubona ejo hano saa sita ariko uranakeneye urumva. sawa murakoze muyobozi. yego okay nshingiye ku nyandiko watanze ku bizamini wakoze ku manota wabonye ndabona ari nta kibazo. se urabona ari nk'iki wakora muri kampani yacu
ku buryo wayiteza imbere. Ese ubundi ku byo wakoze ndabona indimi byose ubizi, uburambe ufite mu kazi bite bimeze gute? Uburambe mfite no mu ugize ngo ugize ngo Okay, cyane ndumva nta kindi kintu twavugana. ugize ngo Genda uhinge uzeze nta kibazo. Karame, Barashize se nta bandi bari buze? hari hasigaye umusore umwe mbonye waje yakerewe. Okay, nawe mubwira bangutse agire vuba vuba amasaha y'ukoze arageze. Mfasha aho waje wakerewe. Ni wowe arimo nzavuga? Yego njyewe. Karibu icara. Okay, ikindi ibintu byose wakoze ndabona ari neza nta kibazo. Ikintu nakwibariza ni nk'ibintu wabasha gukora byateza kampani yacu imbere. Mwongereye icyizere bw'akazi. Mva mfatanyije namwe nk'abayobozi twakorana neza tugateza imbere kampani yacu ndetse bikaduteza imbere natwe. None se urumva nicyo cyinshi. Urumva nta kindi kintu wabasha gukora cyatuma uba umuyobozi ukomeye muri kampani yacu? Rwose umuyobozi mwongereye icyizere rwose twakorana neza cyane ko Egera hino ntabwo ndimo kumva neza. Urumva nta kindi kintu wabasha gukora koko? Umubyeyi mwiza urabona nta kibazo. keretse yari ibijyanye n'akazi. Urumva tuzi urumva nta kindi kintu wakora ku buryo waba umuyobozi? Urumva keretse wenda ari nko gukora nk'amasaha arenze. Tuza noneho ngiye kuguha umwanya wo kubitekerezaho wumve ko hari ikindi kintu wabasha gukora niba ukeneye akazi. Kuwa kabiri mu gitondo saa 2 tuzahurira kuri biro yanjye. Ariko nashakaga akazi. Ubwo akazi kawe numara kubitekerezaho akazi kawe uzakabona kuwa kabiri saa 2 za mu gitondo duhurira aha ngaha. Murakoze ariko rwose mubitekerezeho muzampa akazi. Nawe akazi nzakaguha nyine urabona ubwo wowe urumva bitekereza ariko se iki